reka mbanze mbashimire mwe mudukurikirana umunsi ku munsi, mumeze mute? Makuru y'iminsi, natwe tumeze neza, turashima Imana. Yego, ndabizi muradukunda, ariko njye mbabwira ngo kudukunda kwanyu ni iby'agaciro gakomeye, kugira ngo mujye mudutera inkunga, mukanda subscribe na comment, kugira ngo tujye tubana mu biganiro tuba twakoze bya buri munsi. Yego, njye rero muri kumva imbere ya kamera naho Banege Solange, ugiye kumbona bwa mbere, ariko niyo mazina yanjye. Mfite abana, mumbaze ngo ni bangahe cyangwa mbaze ibindi, oya mfite abana. Yego, murakoze cyane kugira ngo tujye mu mwanya wo kuganira, katubanze twiyambaziye Yesu. Yesu niwe mwami, niwe ushobora byose, kandi tutari kumwe nawe ntabwo byakunda. Ndakubwira ngo nubwo waba uri mu bitaro uryamye, aho uryamye, aho urwaye, aho umeze hose, bana n'Imana, kandi Imana itabara ubuzima bwawe kandi kurengera. Murakoze. Imana Data twese mwiza, Imana ikomeye, Imana ifite imbaraga, Imana iturwanirira, ikatubera amaso, ikatubera ku rugamba. Aya masaha ndasenze ngo kubane natwe, Mwuka Wera uzi uganze utegeke kandi ukore imirimo n'ibitangaza, n'icyo kuvuga, icyo kubwira ubwuko bwawe. Mwuka Wera aba ari wo wikorera, nje mbure haganze we kukuri Imana. Urakoze, urakarama, dore ko byose musabize izina rya Yesu. Amen, amen. Yego, nagarutse, naje kubabwira ngo ese uru rugendo tubamo rwa buri munsi, ese tugomba kurubamo gute? Ese waburubamo gute uri umubyeyi? Warubamo gute uri umupapa? Warubamo gute uri umukobwa cyangwa uri umusore? Kuri za nyigisho zanjye njya mbigisha, narababwiye ngo ibintu byose bitarimo Imana ntacyo bivuze, ariko ikintu cyose iyo ugikoze kirimo umwuka w'Imana, kirimo Imana, bigenda neza. Yego, nje kubwira umuntu uvuga ngo runaka yaramwanze. Umuntu nakwanga, Imana itakwanze, ntacyo bitwaye. Njya mbivuga, njya mvuga ngo umuntu anyanze, Imana inyemera, nta kintu byabintwaye. Nshuti yanjye, ntukajye urira ngo wihebe, wiganyire, uvuge ngo runaka yaranyanze, obobo amagambo menshi. Oya, kandi Imana ikwemera. Ariko dufite Imana itwemera, ikanatwemeza n'abatatwemera. Icyo ndi umuhamya wo kubivuga. Dufite Imana itwemera, ikanatwemeza n'abatatwemera. Dufite Imana ikomeye, kandi iyi Mana twamenye ni inyembaraga, ni rubasha, ishobora byose. Nshuti yanjye, wa mumama we, cyane cyane ko ababyari twe tugira imisozi miremire, tugira imisozi yo kwikorera ingo, tukagira imisozi yo kwikorera amatorero tuyasengera, tukagira imisozi yo kwikora bene data kugira ngo tubasengere. Imana igira icyo ikora, kandi rega iyo wikoreye imisozi y'abantu bose ubasengera, nawe Imana iragutabara. Nje guhumuriza ikintu cyitwa umubyeyi. Muhumuriza gute? Mubwira ngo ese nimba hari, uzi ko hari n'umuntu, nubwo yaba ari n'umugabo wawe akakwanga, hari Imana. Uzi ko twabonye ko Imana ariyo mugabo ukomeye kuruta abagabo bo mu isi. Uwo mu isi yaguhemukira, uwo mu isi yagutesha agaciro, ariko Imana ntiyagutesha agaciro. Icyo mujye mukimenya. Uwo mu isi yaguhemukira, yarangiza akagutesha agaciro, ariko Data uri mu ijuru ntiyaguhemukira, nta nubwo yagutesha agaciro. Ahubwo izina ry'Imana rihora rivuga ati mwana wanjye ndahari, 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 ndahari. Wirira, nje kukubwira ngo wirira intambara ubona, ibigeragezo ubona, waba uri guhura nabyo mu itorero usengeramo, waba uri guhura nabyo mu rugo ubamo, waba uri guhura nabyo mu kazi ukora, mu bukorana nabo, aho ucururiza, aho ugendera, nje kwanga humura. Dufite Imana, kandi ntabwo Imana yakuretse. Uri yaravuze ngo ntabwo yakuretse,
ntabwo yakwibagiwe. Urumva Imana ntabwo yakuretse, ntabwo yakuretse, nta nubwo yakwibagiwe, ahubwo iracyahari, iracyari kumwe nawe, iracyakurwanirira, iracyakubera amaso, iracyagushyigikira. Niyo mpamvu njya mbabwira ngo hari ibiganiro nyamvuga byo kubaka ingo. Hari igihe ushaka gushaka urugo warujyamo rukarutari urwawe. Ndavuga wa wundi utarasenze, utubaza Imana. Uzi ko utabajije Imana nubwo wageze abana 5 cyangwa 8 rwa rugo rusohoka mukagenda, kubera iki? Ntabwo ari urwawe. Ntabwo ari urwawe. Urwawe ruba ruhari, Imana iba yaragennye uzabamo, cyangwa Imana ikaba yaragennye ko ugomba kubaho nta rugo ufite, ariko yaraguhaye abana. Abana ni umugisha. Nicyo kintu njya mbwira abantu, nimba uri umubyeyi ukagira amakimbirane n'umugabo, ite ku mwana wawe uko ushobojwe, kuko umwana nawe azaba abireba uko ushobojwe. Nibikunanira, Imana nayo izatangirira aho ngaho, nayo ikora imirimo yayo. Arega Imana iratuzi. Njya mbabwira ngo Imana ikunda ababyeyi. Namwe abagabo namwe irabakunda. Nimuvuge ngo mvuze ababyeyi bonyine, namwe irabakunda. Ariko hari ikintu Imana ishyiraho akarusho k'umumama. Impamvu muyobeye ko ari twe twabanje kumva ya Yesu, muyobeye ko ari twebwe twabanje gutabaza Mana yanjye. Iyi Mana twese iratuzi, ariko cyane cyane ababyeyi Imana yumva amarira yanyu. Kankubwire ko Imana ijya yumva amarira urira. Nawe wa mupapa, si uko Imana itakuretse, nawe ujya ireba amarira ugira cyangwa agahinda ugira mu rugo ubamo cyangwa mu byo ukora. Ni urugero, byose Imana ibibizi cyane. Yego, kanongere mbabwire ngo ese urugo rw'umuntu cyangwa urugo ubamo warugubaka uti? Njye mbaganiza nkababwira ngo nimba uri umugabo ukaba utita ku mugore wawe, rwa rugo rwawe ntabwo ufite, ntirunariho. Uzi impamvu? Nimba uri rwose utitaye ku mugore, icyambere kamubwira, icyambere ushaka kuba uheruka kumugurira igitenge mu myaka 3 cyangwa mu myaka 4. Ese muri ya myaka utamutekerereza? Erega umugabo niwe ugomba gutekerereza umugore. Uzi ko utekerereje umugore, umugore nawe ariho anezererwa, urugo akarwubaka anezerewe neza. Impamvu abagabo muri iyi minsi batajya batekereza icyo kintu, ushaka gutekereza ngo mu myaka 4 namugurira igitenge cyangwa urukweto. Ese nutekereza ngo iyo yabyaye agahenda umwana, wa mwenda nusaza? Narababwiye ngo mukwiye kujya mukora surprise ku bagore banyu. Kora surprise, umugore yishime, anezererwe, avuga ati ariko nyamara uyu mugabo wanjye anekerezaho umunsi ku munsi. N'umugore abikore nawe ajya akora surprise ku mugabo we. Nawe mama, nawe jya ukora surprise. Twere kujya tubaho umwe ashihura undi, undi ashihura undi. Urwo ntabwo ari urugo. Buriya umugabo utaha navuge, ntagere mu rugo avuge ngo asange abari mu rugo ngo mwiriwe, uwo ari umugabo w'igisimba. Ni igisimba, ni intare, no mu buriri aba ari intare. Si kugira ngo winjire mu rugo wigize umuntu ukomeye, uri umugabo turabizi ko urwo ari urwawe. Ariko nimba winjiye, tekereza ngo urugo winjiyemo rurimo abantu, ntabwo urimo ibisimba. Ugomba kuvuga ngo mwiriwe neza. Umugore akakwikiriza yitonze n'icyubahiro cyinshi, kubera uba wakoze akantu gakomeye ko kuvuga ngo mwiriwe. Yego, mwiriwe iba nziza. Wajya kugenda mwirirwe hongeye mu kazi, ni byiza. Icyo gihe nirwo rwa rugo tuvuga ngo ruba rufitemo amahoro. Ariko rwa rugo umugabo yinjira wamubwira ati ese umeze ute? Ntabwo ndeba. Mama, tekereza urwo rugo, ntabwo rwaba ari urugo, ntabwo rwaba ari urugo.
cyangwa ukabona umugabo arinja akambije agahanga nk'aka kanje yagakambije wamuhera he umusuhuza uri umugore uri mu rugo uhita uceceka ukarucukarura urwo ntabwo aba ari urugo nshuti yanjye uba urugo rusengute wasenga ukazibiza kuyu ukarinda wanasariza muri ibyo reka mbareke murakoze inshuti zanjye kandi ndabakunda reka tujye tubana ku biganiro dukora ndabizi neza bizajya bitubera ibiganiro by'umugisha kandi ibiganiro by'amahoro ku buzima bwacu Imana iragukunda Imana iragukunda Imana ikunda urugo rwawe Imana ikunda urubyaro wabyara ariko natwe dushyiraho umuhate wo kumenya ngo ese izi ngo zacu tugomba kuzibamo gute ese tugomba kuzigenderamo gute njyewe nabonye Imana kandi igikubera nawe Imana ikurinde ikibi cyose kandi Imana igihomora ibikomeye wabaragize byose kandi ijya inakwitaho murakoze Imana ibaha umugisha